Kadiza. Waruzi saga surprise ngufitiye. Ariko manzi usome ndahita nkubwiye. Nawe ujyana mwene. Shari. Okay. Okay. None se. Nyine urabizi. Ndibutse man. Siku munsi ejo si umunsi w'abantu n'abantu bakundanye cyangwa n'abakunda. C'est Valentin. Sidishimye kubyibuka. Yego umwana nkayo nkunda nakwihebeye man. None se ejo nshaka ko tuzagahuza none nzagutamo. Umva baby. Sangaye rero. Sangaye sera. Nzaboneka nka wenda nka saa 9. Uzove mu kazi. Kazi izo nzakakonze ngiye. Kuri 14 kwa kabiri. Bibizo hafa. Nzirari ngutekere. Okay, none se. Uzafite umwanya hagize se. So baby, urabizi? Yongeye ko turi buhure. Umwanya ndawuguha umunsi wose. Abaroha. Tayari. Mpuri kugira. Jabe burabizi. Jeyo ibintu ndi gukora ndabikora, byo nari bukore. Ubundi ni ubona inarasenye. Uretse rimwe Imana ababyeyi baze ko nabakurutishije. Ntabwo ko nukuri ko burabesha. To. Ururabo rwanyu uri kireze nkunda shamana. Wow. Uzi n'ikindi noneho iyo nkubonye. Ngira ngo ni marayika Imana n'urukiza mu ijuru akaza akitura mu bituza by'umusore mwiza nkanje. Ufite bwa favori. So ntabwo ujye ubibona mwana. Shamba nabibonye se nagukundeze. Bingo. Shachaze kabisa. Baby ndakwemera. Ako usko amasaha yagiye. Nari subimbwiyeho. Ubwejo umunsi turawuhanye nisanga ahubwo. Saa 9 tugomba guhura twumva. Okay. N'ababyeyi nyine nabatse uruhushya. Ndakeka batazatubangana. Nizere ko nawe utazambwira ngo ababyeyi baragukeneye wa. Yanjye barabizi mu rugo umunsi wa shede wanje barawuma nkababwira. Niwanyu baranzi. Baby jeyo ufite umuntu dukundana mbibwira mu rugo everyone akaba bizi nyine buri muntu wese. Rose ni byiza. Ku buryo ne waca ahantu uri kwikinyuma nahita mbibeye. Oya. Zibeshye. Okay, ni sawa ubwo rero naheje. Naheje ndabona na saa 10 zigeze kandi bari bamaye amasaha urabize ababyeyi. Abona sinzege mfite gato nziza. Cyayirarenze. Ntabwo tuzongera kujya twigora wapi. No kujya tuzara abashyitsi kadasura. Cyaze kabisa. Baby nari okay umunsi nejo sibyo? Nejo. Nari bireka nahe ubwo turabona kuri telefone. Okay, naje. None se nagwansezera. Ibyo ni inshingano zanjye. Kabisa. Yes. Baby bindi nejo sibyo? Okay, sawa. Bye. Bye, nagumerekeza. Nagumerekeza. Merekeza ngeze ari imbere ndahita ntega moto n'abandi. Bitekerejeho. Hari utuntu ngiye gukora. Weho genda ntarebe, sibyo? Baby okay, it's okay. Nari ndabizi ko ufite akazi kenshi. Sawa. Nta kibazo. Okay, nahejo ubwo gahunda ni yayindi. Okay, narive. Yes, okay, narive. Man ibintu byambanye hasope. Ngutese. Nese subizi ko nari buhure n'umubebe wanjye man. Ni namwemere uno munsi ni kuri Severand. Ahubwo wamamagaye urabimbwira ntabwo nabitinzeho cyane nyine kuko nzi ko uno munsi ari Severand n'ubundi. Ntabwo nabikopiritse cyane. Nese mwa ugiye kumutamo se? Ndamutamo se cyane ni cyakera nigirira. Amafaranga ko nta n'ikibuga. Amafaranga yose nari gukoresha. Ujya munsi njya mu guhura nawe. Yose narayakoresheje. Nese ubwo urukumva kuko amafaranga nari kuyane nari kuyabana. Uzana amafaranga nayo make ufite kandi guhura n'umubebe kuri Severand utamutaye mahita kwita idage ndagasa. Idage gusa atagukatiye. Byanabi ndagasa. None turawenda korekera. Nari nakwemereye n'umwupuri. Ngambashana nabi cyane. None se nk'umuntu wanje rampase. Uzi inama nakugira.
uremera gushitinga sheri wawe bya kano kanya byakunda wowe niyo mwahura nyuma mukiyunga ukamanza ukamushitinga ariko ikintu nuko wamushitinga nyine bikazarangira nese ndabicisa mu zihe nzira nyine kugira ngo umushitinge umva nyine tuza ariko umanza nyuma tugiye kugenda uhure na sheri wawe urumva aho nyereka ati nturiye urumva numbwa ati nturiye ndahita nirukanka mwihoberejwe nk'umuntu tuziranye wowe uhita uza warungura uhita uva ati kumbe unanca inyuma sha urumva ucyumva yuko aguca inyuma uhita ugira ute uhita umushitinga duhite tugenda ariko uragura akantu byo ndabyemeye turagura akantu ngiye turahita twicara ko none nabicara mfite utaza kuza mu majoro nta leta iragenda akora daragukopa ntabwo byabura okay ubwo tugiye kugenda uhita ugenda umuhobere mwamera nk'aho mwari muziranye nuranza kumera nk'aho mwari muziranye hanyuma ngiye mushitinga byadanye ngenda mugwemo urumva wowe nanyiyaka uhita umubwira ati mwari muziranye nuko ugira n'ibikunde sha urumva uhita umubwira ati wowe muravugana warangiza ukanca inyuma ukaza ukambeshya ngo turakundana n'undi wowe biraba byarangiye uhita uguruka nanjye ndahita mubwira ati nakwibeshyeho nanjye imite nguruka imite nza duhita tugenda nyine ujya kugura ako kantu okay ntaribi singukoreye mutayiro wa Ron warega wowe nicyo cyiza cyo kugira inshuti wamureze uwo mukobwa yitwa Cynthia bebe aramamagaye alo oui bebe ndakumva rero ngiye kuza ubu nsohotse mu rugo ndaje durire muri wa muhanda sibyo wahageze cyangwa nibwo uri kuva iwanyu okay ntaribi ndaje noneho duhite tugahuza okay ndaje tugiye guhita tumukora tugenda dusoza umuntu muze mbarabure soga n'umwana mukundana kuri se balante igikumbira ukunda se balante ese ubu ntabwo unyibuka ki ntabwo unyibuka ndakwibuka se wibukayo kandi sheri wawe aya genda komana urinzaho neza seri wanjye wavuga ngo ni sheri wawe mana yanjye ese dukunda turi babiri gaceka aho ngaho nta n'isoni reka Nta n'ibyo haraza narinzi. kanyambira serious ntabyo narinzi ubwo numva dukunda ese nta gahunda twari dufitanye ibitoki byawe nankojejeho gusa yego babi bimeze gutya ende reba ibintu ukora ese njye numva ndi sheri wawe ntabwo nari mbisi uri sheri wanjye se wahe nawe urenge nawe ese ntabwo ubyibuka nawe urenge nawe ntabwo ubyibuka nyine nawe uzi urakara nta n'isoni ufite uratinyukuka wabona wizeye ibyo uriya muhungu akoze urabyizeye no muhoberanye mutaziranye musaza neza wawe se ubonye atari wuje ansanga amuhobera n'ijya umuhobera bebe nawe ugire ndekuze mbabarira ndekuze gwera uno Ariko munsi ntukarakazwe n'ubusa. mbabarira gwera uno munsi ntuzongere kumvugisha ntuzongere kumvugisha nimugapfuse muri gupfusa koso wowe vipi zari nyine muri ikikuze gupfusa ubu uri kurwanira umukobwa koko mana yanjye wowe se ubijemo gute umuntu ubu uri kurwanira umukobwa abakobwa bari umva bye bebe uragiye